Inshuti bavandimwe, reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Dushimye Imana itugejeje muri uyu mwanya mwiza, bamwe tugiye kongera kwigira mu byanditswe byera mu ishuri ryo ku isabato, muri kumwe na Evinero nk'uko bisanzwe. Turi mu cyigisho cya 7 kivuga ngo ibiranga urukundo. Ibiranga urukundo, kubera iki ibiranga urukundo? Twabonye ko urukundo ruhatse ibintu byose bibaho, kubera ko muri za mpano twahawe cyangwa abitoro bahawe twasanze ko zitagomba gukora za ntwaro za mwuka cyangwa za mpano za mwuka, ntabwo zigomba gukora zidafite urukundo. Niyo mpamvu tugiye kureba niba zidagomba gukora zidafite urukundo, none ibiranga urukundo ni iki, cyangwa ibyakwereka umuntu uri muri Kristo, umuntu muri uyu murimo ariko ufite urukundo ni ibihe? None urukundo rurangwa ni iki? Biranga urukundo rero mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 13 umurongo wa 13 twabonye amagambo avuga ngo ariko none hakumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Muri make hagumyeho biri, ariko ikiruta ibindi byanze bikunze ni urukundo. Kwizera n'ibyiringiro turakomeza kubibona, ariko ikiruta ibindi byose ni urukundo, kubera ko urukundo nirwo rugize gutera uhatse byose, nko twakomeje kugira gute kubibona. Reka rero dusenge. Dukunda mwami mwiza, urakoze kongera kutugeza muri uyu mwanya mwiza kugira ngo duce bugufi twigishwe nawe. Ngaho data mwiza rubana natwe, ibidukwiriye byaguhisha icyubahiro, biduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Icyo urukundo rukora, bisa icyo rukora icyo rudakora. Mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 13 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7 n'umugabane w'ingenzi w'icyo gitabo, niho Paul yerekanira icyo urukundo rukora n'icyo rudakora, cyangwa muri make niho yerekanira ibiranga urukundo. Afata urukundo rero akaruha imikorere ya kimuntu kugira ngo dushobore kurabukwa uko uburyo umuntu wuzuye urukundo ruyobowe na mwuka yifata. Muri make uru rukundo yavuze ngo urukundo rukora ibi. Paul ngo arifuza kugira ngo noneho tubishyire ku muntu, tuvuge ngo umuntu ufite urukundo arangwa n'iki, umuntu ufite urukundo yemerewe gukora iki. Niho tugezeho none ngo Paul afatira urukundo ngo akaruha imikorere ya muntu, ngo kugira ngo dushobore kurabukwa uko uburyo umuntu wuzuye urukundo ruyobowe na mwuka yifata. Yavuze ko urukundo rero rugizwe n'amarangamutima ndetse n'ibikorwa. Ntabwo urukundo rugizwe n'amarangamutima gusa, kwa kuntu ushobora kubwira umuntu ngo ni ukuri ngo ndagukunda. Abantu dukunze wenda ukaba ufite umuntu w'inshuti cyangwa umuntu muziranye akarwara akaremba, ukamenya ko yarwaye, ntumushakire igihe ujye kumusura, kandi ukavuga ngo uramukunda rwose, kumukanwa rwose umukunda. Ushobora kuba unamukunda ariko ukazamubura igihe cyo kumusura kubera ibintu byinshi cyane wahuye nabyo bikuremereye. Ariko noneho ahangaha turasabwa kugira ngo niba ufite rwose ubona ko ibintu bishoboka, umuntu we kugira gute igihe cye kimuhe, umusure we kuzavuga ngo namara gupfa niho uzajya kugira gute, uzajya kumushyingura. Kuvuga ngo uramukunda gusa utarigeze umusura ngo urebe se akeneye iki kwa muganga, se afite umuntu umuha amazi yo kunywa, si wenda akeneye umuntu umusengera, si wenda ibintu nk'ibyo, yamara gupfa kwiruka ukajya kugira gute, ukaba ariho utangira kurira no kujya kumushyingura, ibintu nk'ibyo. Muri make uru rukundo ntabwo ari rwo duhamagarirwa kugira. Oya, ntabwo rwo duhamagarirwa kugira. Urukundo rwagombye kuba mu magambo ariko rukaba no mu bikorwa, muri make mu marangamutima no mu bikorwa rukabaho. Dore rero ibyo urukundo rukora ni ibihe? Tugiye kureba ibintu 7 urukundo rukora, cyangwa ibiranga umuntu ufite urukundo. Urukundo rurihangana. Ni ukuvuga ko rero urukundo rurangwa no kwihangana, ndetse no mu gihe ugoswe n'ibihe biruhije ugomba kwihangana. Tugomba no kwihangana, tukihangana, ndetse bikarenga kwihangana bikaba kwihanganirana. Byanditswe mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 2. Uku kwihangana ngo urukundo rurihangana, ntabwo ruvuga ngo urukundo rurihangana niba muri make tugenda nk'abashakanye, kuvuga ngo urukundo rurihangana ngo mujye ngo mugenzi wanjye nzamukosereza kandi nzi ko nkosheje, nongere rimwe kabiri, umwaka imyaka 10 ishire, mvuge umuntu ngo ari umukristo byanze bikunze agomba kunyihanganira. Yego agomba kukwihanganira, ariko ntabwo ugomba kumwera ikigeragezo ngo ukomeze umugerageze ngo azakwihanganira. Oya, ahubwo ni ukwihanganirana. niba agomba
agomba kwihanganira, agomba kugira gute kumwihanganira. Wivuga ngo byanze bikunze ngo ndamuzi, ngo arakomeye, cyangwa ndamuzi, ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo tubabarane ngo twihangane, agomba kunyihanganira byanze bikunze, akamenya ko ari komeze. Ko ari kumeze ndirakugize ko ni kumeze, ariko niko washatse kuba, kubera ko wemeye ko umwanzi akugira ko, cyangwa wenda simbizi ntabwo bizi, ariko bivuga ngo ni kumeze, kuko shaka icyatuma umera neza. Urukundo rurihanganirana. Abantu bari kumwe bari mu itoro bagomba kwihanganirana, kwiga kwihanganirana, kugira ngo urukundo, kugira ngo za mbuto za mwuka bafite zishobore kugira gute, bashobore kuzikoresha nk'uko bikwiriye mu murimo w'Imana. Urukundo kandi rurugira neza, cyangwa umuntu ufite urukundo aragaragaza ineza, kugira neza. Umuntu ufite urukundo yagombye no kurangwa no kugira neza. Iri jambo rikoreshwa gusa mu isezerano rishya, ariko kandi no muri Zaburi mu isezerano rya kera nabwo yarakoreshejwe mu gice c'145 ku murongo wa 9. Hari andi magambo asaga igicumbi ryayo. Ayo magambo nyine aboneka muri Zaburi 149 asaga igicumbi cy'iryo jambo, asobanura kugira neza kw'Imana uhurijwe hamwe. Aha rero Pawulo arifuza ko urukundo dukunda abandi rugomba gukurikiza impuhwe n'imbabazi z'Imana, tukagera ikirenge mu cya Yesu Kristo, kuko nawe yavuze ko ibyo yakoraga byose ntabwo yakoraga ibye, yakoraga ibyo wamutumye ashaka. Urukundo rero kandi rwishimira ukuri. Mu yandi magambo, ufite urukundo yishimira kugirirwa neza kwa mugenzi we. Ntabwo abona mugenzi we Uwiteka yamwibutse ngo tangira avuge ngo abandi. Hari umuntu ugeze kuririmba indirimbo ngo abantu twasenganye bose ngo barashubije ngo nige wasigaye, ngo nzizi iki byinshi agatongana. Oya, ahubwo senga Imana, ishimire ya mashimwe y'abagenzi bawe, uvuga uti Imana nanjye igihe nikigera uzanyibukire rwose, ariko wikugeranye n'abandi ngo kubera icyo abandi babashijwe ngiye sinsubizwe. Oya, ikonsantere ku byawe, ukomeze ubwire Imana yawe, irakumva kandi izagusubiza. Kandi Imana isubiza uko ishaka, kandi isubiza ibyiza bikoranye n'ubushake bwayo. Reka dusome amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 12 ku murongo wa 26. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Ntitwumva aha bavuze ingingo, ariko no twongere tugaruke ko turi ingingo za Kristo ziri mu itorero. Niba rero umwe muri mwebwe muri make yagize ibimushimisha, Uwiteka yamwibutse, niba ubwo ni mugenzi wacu, ariko ni urugingo rwacu, twagombye kwishima kubera ko turi ingingo zimwe zifatanije mu murimo umwe. Twagombye kwishimira ibyiza by'abagenzi bacu, ntitubabazwe n'ibyiza by'abagenzi bacu ngo twumve tubafitiye amashyari. Muri make urukundo rwishimira ukuri kwabaye kwakozwe n'Uwiteka kuri bagenzi bacu. Urwo rukundo kwishimira. Turebe n'amagambo aboneka mu Filipi gice cya 2 murongo wa 17 kugeza kwa 18, ngo ariko nubwo amaraso yanjye ni Paul bivugaga, ngo nubwo amaraso yanjye yabaye kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu, ngo abituro ibyo nabyishimira kanezereranwa namwe mwese, aba ariko namwe mwishimana nanjye. Paul dusaba kugira ngo dufatanye nawe, dufatanye no kwishimira ibyiza by'abagenzi bacu, n'ababaye nabo tubabarane nabo. Urukundo kandi rubabarira byose. Aha rero birajyana no kwihanganira byose, cyangwa kwihanganirana. Muri make twihanganira byose nta kugamburura. Kwihanganirana muri byose nta kugamburura. Urukundo kandi rwizera byose. Mu cyerekezo cyo mu Rwanda rw'Abakorinto mu gice cya 13 uko twabibonye, kwizera byose bisobanura kwizerana, no kwizerana. Dukomeje kubona ibi urukundo rukora, ariko ntabwo rubikora mu mujyi umwe, ahubwo muri make barakorerana. Urukundo, ufite urukundo n'undi agombye kuba ufite urukundo, n'ufite urukundo bakagira gute, muri make ngo rwizera byose, ni ukwizerana, barizerana. Turasabwa rero kuba bizerwa kugira ngo natwe tugirire abandi icyizere, koko tubizi no mu buzima busanzwe. Umuntu ukunze kuba azwiwe naho imico itari myiza, cyangwa nawe abyiziho azi ko n'abandi babizi, uwo muntu ahora buri gihe afite ubwoba ko n'abagenzi be bashobora kuba bameze nkawe, ahora afite ubwoba. Wenda tuvuge nk'abashakanye, iyo uzi ko mugenzi wawe wenda uzi uko umeze, hari igihe nawe ahora ufite ubwoba ko mugenzi wawe nawe ashobora kukwigana. Ntabwo ushobora kumugirira icyizere na gato, kubera ko uzi nawe ko utari umwizerwa.
urukundo kandi rero ngo rwiringira byose. Mu isezerano rishya inshinga epizo ariyo nyine urukundo rwiringira byose, buri gihe bishaka kuvuga kwizera cyangwa kwitega kw'ikintu cyiza kizabaho. Ntubone mugenzi wawe ngo uvuge uyu munsi wa none yawe ubwo ameze kuriya, ubwo uriya sijya mvugaho byose yawe simbizi, uriya nuwo kurimbuka byararangiye. Oya, witekeza ko ari kurimbuka byarangiye. Oya, haracyari icyizere. Niba Yesu Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi akihicaye, uko akugira imbabazi nawe yamugira imbabazi. Iringire ko uwo muntu byanze bikunze nawe Uwiteka ashobora kugira ahantu amukura kandi akamugeza. Urukundo rwiringira byose, urukundo kandi rwihanganira byose. Bishatse kuvuga ikirere, bishatse kuvuga ko ufite uru rukundo ntagamburura naho yaba ari mu birushya, arakomeza akagira gute, akihangana muri rurihanganirana. Paul rakoresha iryo jambo ipomeno, arikoresha ashaka muri make gukurura ibitekerezo byacu mu kwizera no kwiringira nk'ingingo yo kwibandwaho. Arashaka kugira ngo uku kwiringira, kwizera no kwiringira bibe ingingo igomba kwibandwaho. Mu yandi magambo rero, urukundo rwihangana binyuze mu kwizera no kwiringira. Twabonye ko na Yesu Kristo turamuzi, Yesu Kristo wayiriho nk'Imana, nk'umuremyi wacu, nk'umuntu wadupfiriye, yatweretse byinshi cyane. Noneho rero agiye no kujya mu ijuru, yabwiye abigishwa ati ndagiye, ariko ntimuhagarike imitima yanyu. Nkuko mwizera Imana nanjye munyizere, kubera ko mu rugo rwa Data hari amazu menshi, ngiye kubategurira hanyu, kandi mubyizere ko nzagaruka kubajyana iwanjye kugira ngo ahundi namwe muzabeyo. Ibyo turabizi, tugomba kubyizera kandi tukiringira ko ntabwo abeshya. Ntajya abeshya, ntajya yivuguruza, ibyo avuze no kubisohoza azabisohoza. N'abantu tugomba kugira gute, tugomba kwihanganira ikintu, kubera ko dufite amasezerano twasezeraniwe, kandi uwadusezeraniye turamwizera ko atajya abeshya. None tukiringira ko ibyo dusezeraniye bizagira gute, bizasohora. Twagomba guhora kwihanganirana, ariko dufite no kugira gute, dufite kwizera ndetse no kwiringira ko byanze bikunze ibyo dutekereza ku muntu tugomba kumutekerezaho ibyiza atari ibikwa, tukumva ko kandi byanze bikunze bizasohora, kubera ko tumufitiye icyizere. Ubwo ni rwa rukundo rwihanganira, muri make kwihanganirana, rwihanganira byose. Urukundo rero rwihangana nk'uko tumaze kubibona mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 13 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7, turubona no mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 22 no ku wa 23 mu mbuto z'umwuka. Reka masome ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Niba rutubonye ibyo urukundo rukora, ariko hari n'ibyo rudakora, nibiye cyangwa muri make umuntu umukristo wagombye kuba arangwa n'urukundo, hari ibintu adakora. Rwa rukundo twakomeje kubona rwa agape. Nibihe rero? Twamaze kubona ibyo nyine rukora, ibyo rudakora nibyo tugiye kugira gute kubireba. Ni ibintu 8, ibyo rukora twabonye ko ari 7, tugiye kuranaho ibintu 8 rudakora, cyangwa ikizira kuri uyu muntu uri mu rugendo urangwa na rwa rukundo, cyangwa ugomba kurangwa na rwa rukundo. Urukundo ntirugira ishyari, harimo kwifuza neza, ko kwifuza impano za mwuka, ariko kandi hari ubwo kwifuza kuba kubi. Muri make kwifuza kuri ubwoko bubiri. Abantu bamwe bakunze kuvuga ngo hari ishyari ryiza n'ishyari ribi, ariko oya, mu yandi magambo ni ukwifuza kwiza no kwifuza kubi. Muri make kuba kubi ryari iyo ugiriye ishyari umuntu ufite impano nziza. Twabibonye kwa Yosefu na bene se bamugiriye ishyari, tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa 7:9, bamugiriye ishyari rwose kubera ko yari afite impano nziza, bamugiriye ishyari. Urukundo ntabwo rugirirana ishyari, kuko iyo bigenze gutyo mu itorero cyangwa mu bantu babana, byanze bikunze hacikamo ibice, kandi ibice ntabwo ari byo Paul yatubwiye ko tugomba kuba bamwe kugira ngo dukore uyu murimo. Urukundo kandi ntabwo rwirarira. Paul ntabwo yumva, avuga ko uwo muntu ufite urukundo ntabwo yumva ko ari we wahora ashimwa wenyine gusa, abandi ngo bagawe, ahubwo azirikana n'abandi. Niba ari ikintu gituma ushimwa, ukamenyera abandi baguti bigenda gutya na gutya, niba ari mu kazi bigenza gutya na gutya, niyo mpamvu bahora banshima. Muri make rero urwo rukundo ntabwo rwirarira, ntabwo ruhora rutekereza no ku bandi. Urukundo kandi ntabwo rwihimbaza.
ufite urwo rukundo ntabwo yumvamo ko ari umuntu muri make wahaye w'ingirakamaro kuruta abandi, atahari ibintu bitakorwa, oya, ahubwo yibuka ko twese dukenderanye mu murimo wa Kristo nk'ingingo za Kristo, akumva ko buri wese ari urugingo rwa mugenzi we. Urukundo rero ntabwo rwihimbaza, urukundo kandi ntabwo rukora ibiteye isoni, oya, bishatse kuvuga ntabwo rukora ibinyuranye n'amategeko agenga umuryango mugari w'abantu mu buryo bukojeje isoni. Uyu muntu aba azi kirazira mu itorero, kirazira mu muryango arimo, ababizi mu make yindi biteye isoni, kubikora no kubivuga byose arabyirinda. Shokoro Pawulo ahangaha yabivuze abihereye ku ki? Twibuke ko imyitwarire n'ubwirasi by'abantu no kubura ikinyabupfura by'abakorinto abandi bumvaga ko ari abo mu rwego rwo hejuru cyane, muri make bagaragaje imyitwarire itari myiza ku bari barafite n'ubundi abo bavuga ngo nabo mu rwego rworoheje. Rero urwo rukundo bagize, urwo rukundo muri make bo ntabwo urukundo bari barufite na gato, kubera ko bakoraga ibiteye isoni, ariko urukundo nyakuri ngo ntabwo rukora ibiteye isoni. Reka dusome mu rwa mbere rw'abakorinto mu gice cya 8 umurongo wa 9 havuga ngo ariko mwirinde kugira ngo umudendezo wanyu udahindukira abadakomeye gisitaza na hato. Ni ukuvuga rero ko urukundo rurangwa no guca bugufi, muri make uboneka ko akomeye, ntasuzugure, uboneka nk'uworoheje. Na Paul yavuze ngo wibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Urukundo kandi ari icya gatanu ngo ntabwo muri make rushaka ibyarwo. Mu rwa mbere rw'abakorinto mu gice cya 10 ku murongo 24 Paul yabwiye abakorinto ngo ntakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane na mugenzi we. Twibuke no mu Filipi cya 2 umurongo wa 5 kugeza kwa 8 aho yibukije ingano y'urukundo rwa Kristo wishize ubusa akaza ku bwacu kugira ngo adupfire tubone ubugingo. Rero icyo urukundo rudakora cya gatandatu ngo ntabwo ruhutiraho. Biro birasobanurwa ko urukundo muri make rutarakara vuba cyangwa mu buryo bworoheje. Hari abantu rwose barakazwa n'ubusa, akantu kose bakagira ibintu birebire cyane, ariko ngo urukundo, umuntu ufite urukundo ntabwo yihutira kurakara, ntabwo yihutira kurakara. Urukundo kandi ntabwo rugira inzika. Iyo habonetse ikintu kitagenda neza hamwe na mugenzi we bakigo bakakirangiza amahoro, ntabwo agira inzika, kubera ko iyo agize inzika ntabwo ashobora kubabarira. Nicyo kibazo. Ntabwo umuntu azakubwira ngo yarakubabariye kandi agufitiye inzika. Urukundo ntabwo rugira gute? Urukundo ntabwo rugira inzika, rurababarira. Urukundo kandi none ntabwo rwishimira gukiranirwa kw'abandi. Oya, ngo n'umuntu yaraguye ngo yishimire gukiranirwa kwe, ngo niwe wabyikurira. Oya, pfuka musengere umugire n'inama. Urukundo rwo rwirinda kubika muri make ibi by'abandi, ntibyishimira ngo ruhora rubabajwe nabyo kugira ngo nabo bagaruke basubire mu murongo. Igihe mu by'ukuri rero dukunda abandi, ntitunezezwa n'amakosa bakoze, ahubwo dushaka uko twabafasha kugira ngo bagaruke. Urwo rukundo tugomba kugira nirwo rukundo rugomba kuturanga nk'abakiriye Yesu Kristo, twafite za mbuto za mwuka tugomba gukoresha. Tugomba kurangwa n'uru rukundo noneho rufite kirazira, ariko rufite noneho n'ibyo rugira gute, rufite ibyo gukora, byo rwemereye gukora n'ibyo rutemereye gukora. Uwiteka arabidushoboze mu izina rya Yesu. Data yaramanukiranuka, turagushimye ko wakomeje kubana natwe, turagushimye ko duhaye impano Data mwiza za mwuka, turakunze ngo tubashe kuzikoresha, ariko Data mwiza urukundo turushyira imbere, kandi byose bigushaka mu izina rya Yesu. Amen.